reka mbasuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV show. Mbabwira ngo nkuko bisanzwe turi mu gihe cyahariwe icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Aha rero intimba ya RV yasuye urwibutso rwa Gisozi aho twaje kugira ngo twongere twige amateka, tumenye uko dukwiye kongera gufata ingamba bushyashya zo kurwanya no gukumira ingengabitekerezo ya jenoside aho yaturuka ahariho hose. Bimwe rero mu bintu byaranze abantu mu ntimba ya RV ngo gukora urugendo aho baturutse ruguru ku bave bamanuka baza berekera ku rwibutso rwa Gisozi. Aha rero twahageze twereka filime incamake iranga neza uko amateka yacu yagenze. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo abakurikiye MC Peter TV show muze gukurikira murebe uko urugendo rwagiye rukurikirana. So muri kumwe na MC Peter TV show filime It's really heartbreaking. This stands to 32 years of commemoration of Tutsi genocide since 1994. May God bless Rwanda and every Rwandan citizen. Ndetse na nyuma yaho nabonye ko muri 1994 habaye amarorerwa, habaye jenoside yakorewe abatutsi benshi bakicwa ndetse harimo n'abana. Abantu bapfobya jenoside ntabwo waba mu Rwanda ngo upfobye jenoside, bazaze badusure barebe ibyabaye kuko amateka yivugira. Byanze bikunze nk'umuntu uba kuri social media muri filime nyarwanda ndetse no mu bindi biganiro ugenda utanga, hari abo mugenda mukubitana nabo ku mbuga bahakana ndetse bakanapfobya bakavuga ko jenoside itanabaye. Dukurikije urugendo mwagize abakinnyi bo mu bikomere ndetse n'intimba ya RV mukagera ahangaha, ni ubuhe butumwa ushobora kubaha uno munsi wa none? Icyo nababwira ni uko jenoside kuba yarabaye kandi ntabwo yabaye itunguranye, yarateguwe. Byanze bikunze jenoside yarabaye, ahubwo abayihakana ni abayikoze, kuko utarayikoze ntabwo wahakana ibintu bigaragara. Kandi abapfobya bakanahakana ko itabayeho bazaze nyine badusure barebe amateka yacu. So bamwe ni urungano rwanyu ku myaka yawe, dukurikije uko tubona n'ubundi bamwe ni ikigero cyawe, abandi se ni batoya kuri wowe, ntibanayizi, benshi yanabaye badahari, ariko amateka bagenda bigishwa bitewe n'abagize uruhare muri jenoside agenda agaragaza yuko bo babona ko nta niyabaye. Urungano rwawe bo wababwira iki? Ahubwo abazi iby'amateka kundusha
kubafasha bajye babigisha abandi ko jenoside kuba yarabaye kandi ntabwo yabaye tunguranye nk'uko nabivuze, yarateguwe. Amateka tugomba kuyiga kuko ntabwo wahunga amateka ni ubuzima bwacu, ahahise nibwo buzima bwacu. Urumva utazi amateka ntabwo uba uri umunyagihugu. Abantu bose bazi iby'amateka bashobora kwegera umuntu nimba udasobanukiwe iby'amateka neza ukamusobanuza akagusobanurira. Uramutse wumva ufite uwo muntu hano gusura ni ubuntu, ushobora kuza ukabisaba bakakwemerera ukaza kwiga amateka byimbitse kugira ngo unanahakane cyangwa wemere ibyo wabonye. Amateka y'u Rwanda twereke uko byateguwe ndetse kandi mu bikorwa byanakozwe n'abiganjemo urubyiruko. Hano abenshi ni urubyiruko. Jojo rwiyemezamirimo muri Movi, ariko nanone akaba umunyarwanda nawe yifatanyije n'abanyarwanda muri yakorewe abatutsi ku nshuro ya 22. Hanyuma kubera iki ibyamamare bigiye kuza amateka tukanayigisha? Impamvu ya mbere ni uko turi abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Impamvu ya kabiri ni uko twibukirwa n'abantu benshi. Tuvuga ngo rero tugomba kumenya amateka kugira ngo muri ibi bihe byo kwibuka natwe tujye dufatanya n'igihugu n'abanyarwanda kubwira abari kubyibuka cyangwa batazi ayo mateka. Natwe tube nyine aba mbere mu kubabwira ayo mateka cyangwa mu kuyavuga. Ni iki wabwira umuntu ugipfobya jenoside yakorewe abatutsi akabikereza? Icyo namubwira cyo ni uko kenshi babikora babizi banabishaka, si uko bataba bemera ko jenoside yabaye cyangwa se batabizi, ahubwo muri bo baba bumva bagomba kubirwanya kuko nyine imitima yabo itabemerera kubyumva. Ariko icyo twababwira ni uko ingengabitekerezo ya jenoside atari nziza, ntabwo yubaka. Kuko mpamya ko agerebera urugero mu muryango w'iwabo ukavukana n'abana bangahe bagiranye ikibazo bagatandukana burundu bagashwana, ntabwo uwo muryango uba wiyubatse. Bivuga ngo rero n'umuryango nyarwanda tugomba kuwubaka. Abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside rwose dukwiye kubarwanya tukabaha. Icyo nababwira rero murekeraho, igihe cyarabaye kirekire cyo kwigisha ingengabitekerezo bigera igihe bijya mu bantu benshi, ariko dufite amahirwe y'uko noneho dufite leta iri kubidukuraho, iri kwigisha ko iyo ngengabitekerezo idakwiye kubaho. Rero barekeraho rwose, ntabwo cyari igihe cy'ingengabitekerezo. Urubyiruko dukwiriye kwitwara dute muri ibi? Urubyiruko uko dukwiye kwitwara, urubyiruko rurimo ingeri zitandukanye. Hari abantu batazi amateka na gato badakeneye no kuyamenya, aribo babandi baza bakavuga ngo njye munavutse nyuma ya jenoside ngo ntabyo nzi ngo sinzi uko byagenze. Ariko twese nubwo dufata uyu mwanya tukaza kuvuga ntabwo ayo mateka natwe tuyazi, ntitwayabayemo ariko twarize. Umuntu wese wagize amahirwe yo kwiga mu Rwanda hari amateka azi. Ikindi afite uburyo yayamenya kuko hirya no hino haba hari ibiganiro. Hano uraza bakayakwigisha, urasura bakagusobanurira. Bivuga ngo buri urubyiruko tugomba kuyamenya. Ni ngombwa ko aya mateka tuyamenya kuko kwiga ni ubwo. Urabona nk'aho batwigishije bihagije, nta kintu batwigishije. Bivuga ngo njyewe waje kwibuka cyangwa uza kwibuka ujya no mu biganiro ndayamenya. N'urundi rubyiruko rero narukangurira kujya bitabira ibikorwa cyangwa se iki gihe cyo kwiga. Twazengurutse mu rwibutso dufashe ibintu byinshi, ariko ni iki gikorwa wagezemo ukabona ukumva n'ubu kikiburimo ukavuga uti inyamaswa ukareba? Njyewe ntabwo ari ubwa mbere nca hano ku rwibutso, njya no ku zindi nzibutso nyinshi. Ikigaragara cyo ni uko abantu bakoze jenoside bari bambaye, niba navuga ngo sinzi ruriya rwango cyangwa se buriya bunyamaswa ahantu bwaturutse, ariko ntabwo bari bagitekereza. Mpamya ko batari bagitekereza kuko gufata uruhinja cyangwa se gufata umuntu nyine udafite utari kurwanya ukamwica byo byonyine ni ubunyamaswa. Rero tweshyigiwe ahubwo nkunda cyane kumva n'ubuhamya kugira ngo wumve uko byagiye bitandukana, kuko buri muntu aba afite ubuhamya butandukanye. Rero bari abantu bari nihe mesaje uhereza abarokotse jenoside yakorewe namwe mufite Imana bakunda, iyo yatuzaniye intwari ikabera umubyeyi. Imana yazanye inkotanyi, ubuzima bukagaruka, mukongera mukabaho, bimurira
irabakunda irabateganyiriza ibyiza kuko urabona ko turi mu gihugu cyiza rero abarokotse jenoside mukomere mumeze mwiyubake biragoye ko muri ibi bihe noneho muba mwibuka n'umuryango wanyu mwibuka uburyo bapfuye uburyo bishwe ntabwo byoroshye mwihangane dufatanyije namwe abakinnyi ba sinema turabizi ko muri ibi bihe muba mubabaye ni nayo mpamvu tugenda dutegura ibiganiro cyangwa se ibikorwa cyangwa amafilime ajyanye n'ibi bihe kugira ngo tubone turasaba tubanire gute abarokotse uko tugomba kubabanira ni ukubumva kuko muri iki gihe baba bashimishwe n'agahinda hari uba wumva ari nk'ejo byabaye cyangwa akisanga ari muri mudu imutegeka kubifata nk'aho biri kuba ako kanya icyo rero dusabwa ni ukubumva tubatega amatwi icyo bavuga nyine tucyumve tucyakire kandi tubakomeze tubabwiye ko byarangiye tubabwire ko jenoside itazongera kubaho kuko iryo jambo naryo rirabahumuriza hanyuma turabaherekeza muri bo hari abantu baba bafite ababo bagiye bashyingurwa mu ntara tubaherekeze dutware indabo kumva dusure iyo mibiri tubabe hafi